ubuzima bwa gikristo bworoshye nko kumenya umwami wawe. Nibyo Paulo yandikiraga Filipo ati ubu jyewe nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndashaka kumenya Kristo ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Mumenye iyo utangiye kumumenya neza n'ibindi byose biroroha. Ariko iki ngiki buri muntu wese wicayemo hano n'abandi bose barimo kunkurikira online n'abazakurikira ubutumwa nyuma yaho, ni mubanze mushake kumenya Kristo kandi muzima. Kristo muzima. Hari ibintu utazigera utinyuka gukora imbere ya Kristo muzima. Hari ibintu utazatinyuka gukora uzi ko Yesu akureba kuko ni muzima. He's alive, ni muzima.